amatajya amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye ubugenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu b'imico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu b'imico myiza sibira rimwe yo nimumumburize babyeyi yo nimumumburize bakobwa reka ntangire nsuhuza abantu bankurikirana inshuti abavandimwe babandi nyine bakadasohoka tu babandi banjye iminsi myinshi rero iminsi myinshi nubwo navuga ngo maze igihe ntaboneka ariko cyane ndabihera ku bantu bampamagaye bambwira ngo narabuze ntabwo nabuze ndumva naratanze ahubwo igihe cyo kwiga cyane muri iki gihe cya lockdown ni umwanya mwiza utapfa no kubona rwose mu bundi buzima busanzwe ni umwanya mwiza wo kurepeta niba ufite gitari wo kumetiriza wo kumemoriza ibintu byose mbese hanyuma niba ahubwo mushaka ko twiga mumaze kugaragaza ko mwabimenye ibyo nigishije ambwira uti twarabimenye mu comment mukambwira ngo rwose ibintu watwigishije twarabimenye twongera ibindi icyo gihe rwose nabibongera ntabwo ari ukubura rero mbese ni igihe natanze cyo kurepeta cyo kumemoriza ku muntu waba atangiye ndakeka ubu ngubu byaba bimaze nk'ukwezi abiri gutyo amezi abiri kuri gitari umuntu watangiye afite gahunda aba amaze kuavansa iyo ari ibintu yagize ibye akabigira ibye rwose akabikora bikunze kandi akabikorana umuhate biraza aka kanya nari mfashe rero wenda nubwo ntangiye ncuranga ntabwo nashaka gucuranga ibintu byinshi ahubwo nashaka gusubiza ikibazo cy'umuntu wa commentinze ambwira ati ambaza ati se mineri na majeri bitandukanira he bihurira he mbese bimeze biti nishimwe rero uwo muntu ngira ngo ama-comment yabagaragara ishimwe ikintu nakubwira mineri na majeri ugiye kubishakisha mu gitabo cyangwa se ukabishakisha kuri Google cyangwa se ukareba ku YouTube channel n'undi wabivuzeho ushobora kubona yarabivuze mu buryo butandukanye ngewe nuko nakubwira ndabizi nzi ikinyuranye cyabyo ariko ngewe ubu ngubu ibyo ngewe ukubwira ni uburyo numva bwakorohera gutandukanya singiye kubikubwira nk'umunyamuziki singiye kubikubwira nk'umuntu wenda ubizobereyemo cyane ahubwo ngiye kubikubwira kuko n'ubundi icyo turi kureba ari gitari ngiye kubikubwira uko mbyumva kuri gitari singiye kubikubwira mbese nk'umuntu uzi ngo bihuriye aha bitandukaniye aha mu buryo buri tekinike musicale ngiye kubikubwira nk'umuntu ubicuranga uko bifatwa aho bitandukanira uko bivuga hanyuma nawe uzashyira mu nyurabwenge yawe mu by'ukuri mineri na majeri ni ibintu bibiri igihe numva navuga ibyo ari byo byose inoti iryo ari ryo ryose riba rifite ukuntu rifatwa iryo ari ryo ryose riba rifite ukuntu rifatwa icyo gihe ni ugufata nyine bakwereka bati ikintu gifatwa gutya ukagifata uko niyo ugerageje nawe kugira icyo uhinduraho ugihinduraho bitewe n'imihimbire yawe y'indirimbo wenda iyo wageze ku rwego rwo guhimba indirimbo mu buryo bw'imifatire biratandukanye icyo ni kimwe ikindi mineri na majeri wumva hari ukuntu mineri iryoshye mu matwi kurusha majeri ndabivuga ngo urugero fatara sinzi niba wenda wiyizi twarayiganye neza reba neza fata do noneho uhita umanura urutoki rumwe rwa rutoki runguru rwa gatatu urumanura rufate ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri iyi ni ra mineri noneho reka tuyitandukanye reka nkumvishe na ra majeri bitandukanye nawe wumva
naho yewe naho uhera ucuranga umurya ni hamwe ariko ntabwo bivuga cyane. ra majeri ra majeri ra mineri ra mineri iyo ivuga wumva iri kiriya, wumva ifite ukuntu iryoheye ugutwi kurusha majeri. Bo njye ni uburyo bwanjye bw'imyumvire ariko nzi ko nawe ushobora kubyumva. narimereye kuri ra, reka njye no kuri mi wumve. Mi majeri niyo mfashe, ni gutya n'izi ntoki ebyiri gusa izi ngizi ndi gukoresha. Ugahera ku murya wanyu. Mineri yo wongeraho uru rutoki uru rwa mbere ku murya wa gatatu. Urumva ko ryo riza ririkiriye ukuntu kurusha majeri. Tujye no kuri re. Re majeri yo ifatwa itya. Re majeri. Hanyuma re mineri yo igafatwa itya. Umva noneho imivugire. Majeri mineri. Nkeka ko ibyo bintu bibiri, uburyo bwo gufata nyine n'uburyo bivuga, nibyo bintu nakubwira. Mineri uba wumva iyo ivuga isa n'iyoroshye itarimo base nyinshi, noneho majeri yo ikavuga wumva ifite mu gituza isa n'iremereye ifite base. Urumva rero ari ibyo nakubwira. Hanyuma n'umwe wansabye gucuranga ngo icyama uwo mwana ngambera umutima w'urugo rwanjye, ntabwo nabibagiwe. nintangira kwigisha gucuranga indirimbo nayizaza. Hanyuma ndumva amakomenti nari mfite kuvuga ahandi navuga ngo bimeze neza bityo bityo, nkomeze mbaha amanota, nkomeze mbaha akantu ko kwiga, ibyo nabyo ndabikora. So ndumva rero ntizimbye mu magambo, nabashimira nkabibutsa gukora like, gusubscribinga, gusharinga n'abandi no gukomentinga. So tukazamitinga undi munsi cyangwa tukazaganira ikindi gihe nyine muri iri somo cyangwa nsubiza izindi komenti. Nashimira rero mwebwe mukomeje kunyereka rwose urukundo, mukomeje kumva hafi. Nta kibazo mfite, nta corona yangezeho. Hari abampamagaye cyangwa banyandikira babimbaza ngo ko wabuze ngo corona yarateye. Yego yarateye ariko ntiyambasha. Ndi umusore, ntabwo mfite imyaka yo hejuru, biragaragara no mu isura ni muri za 30 gutyo. So ntacyo mbaye rero, nta corona yangezeho, ndaho ndakomeye. Namwe ndabifuriza kumera neza, ndabifuriza kwirinda kuko ngo biruta no kwivuza. Ukaguma mu rugo ugakaraba intoki, mbese tugatsinda corona, tukazahura ikindi gihe nyuma ya corona tubasha gukora ibikorwa byacu neza turi bazima, nta kibazo dufite. So turi kumwe rero, stay safe.